Turashimwe turabasuhuje, tubashimira kandi ko mukomeje kubana natwe ubwo turi gusoma iki gitabo cya Ezekiyeli. Uyu munsi turakomereza ku gice cya 20 ku murongo wa 27. Nuko rero mwana w'umuntu uvugane n'ab'inzu ya Isirayeli ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo ba so barantutse ubwo bancumuyeho, kuko maze kubageza mu gihugu icyo narahiye kubaha. Babonye umusozi muremure wose n'igiti gitoshye cyose, baherako bahatambirira ibitambo byabo, kandi baba ari bo baturira ituro ryabo rindakaza. Bahosereza n'imibavu yaho, kandi bahasukira n'amaturo yabo y'ibyo kunywa. Maze ndababaza nti impamvu z'izo ngoro mujyamo ni iki? Nicyo cyatumye izina ryazo ryitwa Bama kugeza n'ubu. Nuko rero ubwire ab'inzu ya Isirayeli uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo mbese muriyanduza nk'uko ba so bagenje, mugasambana mukurikije ibizira byabo? Kuko iyo mutura amaturo yanyu mucisha n'abahungu banyu mu muriro, muba mwiyandurisha ibigirwamana byanyu byose kugeza na n'ubu. Mbese nahanuzwa namwe, mwa b'inzu ya Isirayeli mwe? Ndirahiye yuko ntazahanuzwa namwe, niko umwami Uwiteka avuga. Kandi mu byo mwibwira nta na kimwe kizaba, ubwo muvuga muti tuzamera nk'abanyamahanga, tube nk'imiryango yo mu bindi bihugu, dukorere ibishushanyo bibajwe mu biti no mu mabuye. Umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiye ko ngiye kubabera umwami, mbategekeshe amaboko akomeye kandi arambuye n'uburakari busesuye. Kandi nzabakura mu mahanga, bateranirize hamwe, bakuze mu bihugu mwatataniyemo n'amaboko akomeye kandi arambuye n'uburakari busesuye. Nzabajyana mu butayu bw'abanyamahanga, ariho nzababuranyiriza duhanganye amaso. Nk'uko naburanije ba sogokuruza banyu mu butayu bwo mu gihugu cya Egiputa, niko nzababuranya, byavuzwe n'umwami Uwiteka. Kandi nzabacisha munsi y'inkoni yanjye, maze mbazane mu ndahiro y'isezerano. Ariko nzabakuramo abagome n'abancumuyeho, mbakure mu gihugu batuyemo, kandi ntibazinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo nimugende umuntu wese akorere ibigirwamana bye, ariko hanyuma muzanyumvira, kandi izina ryanjye ryera ntabwo muzongera kuryandurisha amaturo yanyu n'ibigirwamana byanyu. Umwami Uwiteka aravuga ngo ku musozi wanjye wera, ku musozi w'impinga ya Isirayeli, niho ab'inzu ya Isirayeli bose n'abari mu gihugu bose bazankorerera. Aho niho nzabakirira neza, kandi niho nzabakira amaturo n'umuganura w'amaturo yanyu hamwe n'ibintu byanyu byera byose. Nzabakira nk'ibihumura neza, ubwo nzabakura mu banyamahanga nkabakoranya mbavanye mu bihugu mwatataniyemo, kandi nziyerekanira muri mwe imbere y'abanyamahanga ko ndi uwera. Namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka, igihe nzabajyana mu gihugu cya Isiraheli, mu gihugu narahiye guha ba sogokuruza. Aho niho muzibukira inzira zanyu n'imirimo yanyu yose iyo mwiyandurishije,
kandi muzizinukwa kubw'ibibi byose mwakoze. Kandi muzamenya yuko ndi Uwiteka nimara kubagenza ntyo ngirira izina ryanjye, kuko ntakurikije ingeso zanyu mbi cyangwa imirimo yanyu yahumanye, mwa b'inzu ya Isirayeli mwe. Byavuzwe n'Uwiteka. 21. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: Mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ikusi, wohereze ijambo ryawe ikusi, maze uhanurire ishyamba ryo mu kibaya cy'ikusi. Ubwire ishyamba ryaho uti: Umva ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo: Dore ngiye kugukongeza, kandi umuriro wawe uzatwika igiti kibisi cyose n'igiti cyumye cyose bikurimo. Ntabwo ibirimi by'umuriro bizazima. Mu maso hose hazababirwa uhereye ikusi ukageza ikasikazi. Maze igifite ubugingo cyose kizabona ko ari jye Uwiteka uwukongeje, kandi ntuzazima. Nuko ndavuga nti: Ayi, Mwami Uwiteka! Baramvuga bati: Mbese aho uriya muntu si umuci w'imigani? Ikimenyetso cyo gusuhuza umutima. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: Mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe i Yerusalemu, wohereze ijambo ryawe ku buturo bwera, kandi uhanurire igihugu cya Isirayeli, ukibwire uti: Uku ni ko Uwiteka avuga ngo: Dore ndakwibasiye, ngiye gukura inkota yanjye mu rwubati rwayo, maze ngutsembane n'abakiranutsi n'abanyabyaha. Nuko rero, ubwo nzagutsembana n'abakiranutsi n'abanyabyaha, nicyo gituma inkota yanjye izava mu rwubati rwayo, yibasiye ibifite umubiri byose, uhereye ikusi ukageza ikasikazi, maze ibifite umubiri byose bizamenya yuko jye Uwiteka nakuye inkota yanjye mu rwubati rwayo, ntabwo izasubirayo ukundi. Nuko rero unihe, mwana w'umuntu, kandi unihire imbere yabo ufite umubabaro mwinshi, uguciye umugongo. Nuko nibakubaza bati: Igituma uniha ni iki? Uzabasubize uti: Biterwa n'inkuru y'ibibi bije. Umutima wose uzahamuka, n'amaboko yose atentebuke. Umutima wose uzakuka, n'intege zose zihinduke amazi. Dore biraje, kandi bigiye gusohora, niko Umwami Uwiteka avuga. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: Mwana w'umuntu, vuga uhanura uti: Uku ni ko Uwiteka avuze ngo: Vuga uti: Inkota, inkota iratyaye kandi irarabagirana. Yatyarijwe kugira ngo isogote, irarabagirana kugira ngo ise n'umurabyo. Mbese aho twagira ibitwenge? Inkoni y'umwana wanjye ihinyura igiti cyose. Iyo nkota yatangiwe kugira ngo bayiboneze, ibone gukoreshwa. Inkota yatyajwe, ni ukuri yarabagiranishijwe, kugira ngo ishyirwe mu kuboko k'umwicanyi. Taka ucure muborogo, mwana w'umuntu, kuko ibanguriwe ubwoko bwanjye, ibanguriwe ibikomangoma bya Isirayeli byose, byategekewe inkota hamwe n'ubwoko bwanjye. Nuko rero ikubite ku itako, kuko hariho amakuba. Niba inkoni y'agasuzuguro nayo itakiriho, bitwaye iki? Niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko rero weho, mwana w'umuntu, uhumure kandi ukubite mu mashyi. Ureke inkota ikubite kabiri ndetse n'ubwa gatatu. Niyo nkota itera uruguma rwica. Ni inkota
y'ukomeye wakomerekejwe uburuguma rwica yinjire no mu mazu yabo. Kandi iyo nkota iteye ubwoba, nayibanguriye amarembo yayo yose kugira ngo imitima yabo ijabuke, barusheho gusitara. Yemwe isa n'umurabyo, ityarizwa gusogota. Ishyire hamwe ugane iburyo witeze urugamba, ugana ibumoso aho werekeje amaso yawe hose. Nanjye nzakubita mu mashyi kandi ntume uburakari bwanjye butuza. Ni jye Uwiteka ubivuga. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, wishyirireho inzira ebyiri zo kunyuramo n'inkota y'umwami w'i Babuloni ije. Zombi zizava mu gihugu kimwe, ushyireho ikimenyetso, ushyire aho izina, ugishyire aho inzira ijya mu murwa itangiriye. Uzashyireho inzira y'inkota ize iraba y'Abamoni n'iy'Ubuyuda i Yerusalemu hari ibihome. Kuko umwami w'i Babuloni yahagaze mu mahuriro y'inzira, aho izo nzira zombi zitangiriye kugira ngo araguze. Akazunguriza imyambi hirya no hino, akaraguza terafimu, kandi akareba no mu mwijima wo mu nda. Maze ukuboko kwe kw'iburyo niko yereje i Yerusalemu ngo yishyireho imigogo y'urwicungo yo gusenya inkike z'amabuye, akasamira abazahatsindirwa, akavuza induru, agashyiraho n'imigongo yo gusenya amarembo, akaharundaho ibyo kuririraho, akahakizaho ibihome. Nyamara bizababera nk'inagu y'ibinyoma imbere y'ababarahiye, ariko azabibutsa igicumuro cyabo kugira ngo bafatwe. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, kuko mwateye gukiranirwa kwanyu no kwibukwa, mugatwikurura ibicumuro byanyu, bigatuma ibyaha byanyu bigaragarira mu mirimo yanyu yose. Ubwo mwibutswe muzafatwa ukuboko. Nawe uwakomerekejwe uruguma rwica, wa mwami mubi wa Isirayeli we, wasohoweho n'umunsi wawe, mu gihe cy'imperuka uzahanirwa ibibi byawe. Niko Umwami Uwiteka avuze. Ikureho igisingo wiyambure ikamba. Ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, kandi icyari hejuru ugishyire bugufi. Nzabyubika, nabyo ntibizongera kubaho, kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Nawe mwana w'umuntu, vuga uhanura uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ibya bene Amoni n'igitutsi cyabo. Maze uvuge uti, inkota irabanguwe, ibonerejwe gusogota kugira ngo irimbure ibe nk'umurabyo. Bakikubonera iyerekwa ry'ubusa, bakuragurira ibinyoma, kugira ngo urambikwe ku majosi y'abanyabyaha, bakomerekejwe uruguma rwica, basohoreweho n'umunsi wabo mu gihe cy'imperuka, bazahanirwa ibyaha byabo. Ya nkota uyisubize mu rwubati rwayo, aho waremewe mu gihugu cya kavukire yawe. Niho nzagucirira urubanza, kandi nzagusukaho umujinya wanjye, nguhuhireho umuriro w'uburakari bwanjye.
nzakugabiza amaboko y'abanyarugomo, abahanga bo kurimbura. Uzaba uwo gukongorwa n'umuriro, n'amaraso yawe azameneka mu gihugu cyose, kandi ntabwo uzongera kwibuka ukundi, kuko njye Uwiteka mbivuze. Mureke dusubikire aha, tuzasubire ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha.